wifuza kugura imodoka nziza ziva ku mugabane w'Uburayi, Ebenezer RP Limited yabazaniye imodoka nziza. Tubafitiye Toyota RAV4 za automatic zakozwe mu mwaka wa 2010, RAV4 za hybrid zakozwe mu mwaka wa 2017. Abifuza kugura imodoka zitwara abantu benshi, Ebenezer RP Limited yabazaniye Toyota Avensis Verso zifite imyanya 7 za manuel ndetse na automatic. Abafite za auto ecole cyangwa kubifuza gutangiza za auto ecole ni mutugane, twabazaniye za Toyota Starlet nziza ziva ku mugabane w'Uburayi. Mwadusanga i Masaka mu kigo cya Dubai Ports. Mwaduhamagara kuri telefone 0787 22 94 84 cyangwa mwatwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 78 72 29 48 kane. Ebenezer RP Limited ni igisubizo kuri mwese. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu mujyi wa Bukavu. Hano mu mujyi wa Bukavu mu kigo cya Kansayo, ikigo cya gisirikare. Ejo bundi nge na Kofi twagiyeyo bari mu barasa. None Kedi, vipi mon frère? uko sawa? Niko fresh kabisa. Bien. Niko tamamini. Mambo ya Bukavu. Hii muja Bukavu ewana ni hatari. So Kedi ndamwakiriye, namwe se ndabakiriye muri kureba. Twageze Bukavu, hano turi ni mu kigo cya Kansayo. Ni iki kigo impamvu twakijemo, ni ikigo kinini cyane, nicyo kigo kinini cyane mu mujyi wa Bukavu. Cyanaberemo udukoryo twinshi. Cyanaberemo udukoryo twinshi cyane. Ngira mwabonye imyambaro, ibishitingi biri hano. Ni ikigo bafatiyemo imbunda muherutse kubona ejo bundi nyinshi cyane n'amasaso. Ni ikigo cyarasiwemo umusirikare. Wa musirikare bakamumanura hasi kugera hasi kuri Rusizi. Hano haberemo udukoryo twinshi. Ubwayo Kansayo ukuntu iteye, ukuntu tumenyera ibigo bya gisirikare, ubwayo ni umuripuko. Niyo hataba haberemo intambara. No umuripuko rwose. Ndi kubona isombe, ndi kubona za avoka, ndi kubona za antenne parabolique hano, kandi ni mu kigo cya gisirikare. Ni ikigo kirimo ibintu byose, harimo ibitoki, abantu nyine barahinga, abantu bafite uturima tw'igikoni. Ingabo zifite uturima tw'igikoni za FARDC, ingabo z'igihugu. Ni ikigo rero twasanzemo abasirikare bari mu 23, niyo mpamvu twakinjemo. Murabizi ko bitewe n'inkuru dutangaza cyangwa n'uburyo tugaragaza ukuri, bigoye ko waza mu kigo FARDC. Ntago bibaho. Bivuze ko ku cyumweru tutari bukizemo uyu munsi kwa kabiri. Bivuga ikigo ku cyumweru ntago ari bukinjiremo Kedi. Ku cyumweru no ku gatandatu ntago ari bukinjiremo. Ariko uyu munsi tugize gute ikigo tukirimo. Nta kindi cyatuzanye n'amakuru. Nakiriwe mukunzi wa Bwiza TV aho uri hose, wowe uri hirya no hino ndakwakiriye. Wumve ko Bwiza TV irakwakiriye. Ngwino urebe kino kiganiro, umva amakuru tugiye kugeza nge na Kedi. Kedi ndakwakiriye. Wakoze cyane, urakoze kunyakira bwana Meki kuri Bwiza TV. Bukavu ibonye Kedi. Bukavu ni umujyi dushobora kuba twumvaga mu buryo buri mentale tukimagine ibitari byo, ariko ni umujyi munini, ni umujyi ufite ubucucike, ni umujyi urimo amagorofa menshi, très différent na Goma. Ufite amatage utandukanye na Goma. Ubona ko bafite amazu menshi cyane, Bukavu ama etage menshi. No gutura noneho baracucitse pe. Baracucitse ku buryo kandi none kitangaje kuri Bukavu ni umujyi ubatswe amazu yubatse ku misozi gusa. Ni ku misozi. Muri make nk'aha turi imbere yacu umuntu waba uriyo afite za sniper yaduhindura rwose, yaduhindura tuyingirizo kabisa. Yes, turi hano rero nta kindi cyatuzanye, twaje gutembera umujyi wa Bukavu, tuje kuri uko bimeze Kedi, kugira ngo beve turifate kino kigo. Amakuru ufiteho nayahe? Icyambere nuko M23 ntabwo yaturutse Kabamba, ituruke Kalehe kuri territoire, ituruke Katana, imanuke Kavumu ngo izifata uyu mujyi.
duhora tubivuga inshuro nyinshi, tactics z'igisirikare ukirwana mu misozi n'ukirwana ahantu hatuwe mu bibaya ni ibintu bitandukanye cyane. Noneho bikagorana cyane ahantu h'umujyi nk'uku harimo ama etaje, uretse no kuba umuntu yaba afite sniper, za mbunda z'aba sniper mwumva na ese mujyi burya yakurasira mu idirisha kuko ni mu mujyi utuwe. Mwabonaga no ku mavideo agiye acaracara ukabona abaturage ati ngwino tuye gukoreka abarundi, ukabona barimo baracisha basigaye bamuvetura mu tuntu tw'udukorido mu duhegere. So intambara y'ahantu h'umujyi iragoye, ariko wayiteguye ntabwo igorana cyane. Ubonye ko intambara yo Mvetura ishaka yarakoze ikintu cyo gukora operation mbere ikarari nigagura aba FARDC n'abandi bose rero burimo biza kurangira umujyi wa uyu mujyi abantu bawufashe n'abantu bari bawurimo. FARDC na muvinga baratanga report, umurundi aramuvinga, ariko natwe twagatunda zitanga by the way. Uyu mujyi rero navuga ko M23 yawinjiyemo gitore kuko nta nabantu baguyemo cyane, Prito nta nabantu baguyemo dayeri. Wabonye nk'abantu bari guseka nk'abantu bo muri bahano muri Bukavu baseka cyane abantu bigoma bati ni gute mwebwe wazarendo zarimbutse, nabyo biremewe. Igihari nuko M23 twababwiraga tuti uno mujyi iyabanje kuzana intelligence yayo, duhora tunababwira tuti insinzi ya mbere ya M23 nicyo bita amakuru ibirusha cyane cyane FARDC ngayo ngoko. Ariko utibagiwe na kozi yayo n'ikigwanira no kuba hari ibyo twaba tugiye mu gituma itsinda. Ariko ku rundi ruhande ushobora kugira koze wenda ikaba ku mutima wazamura umutwe bagakubita inkonje. Icyambere ni amakuru rero. So icyo twavuga rero nuko M23 ahantu umujya Bukavu ufatanye ishema n'isheja nta ntambara ibayo, bavuga ko amateka yisubiye yongeye kwisubiramo, ndetse hari na bankundu bashaka ko rufashe nta ntambara nini nk'umujyi wa Goma. Goma yabaye intambara ibamo ibintu kimeze nka kawo, hapfamo abantu benshi, ndetse no kugira ngo Goma iye gufatwa kedi habanje kuba ikindi kintu cyuko hagiye hapfa abantu benshi cyane cyane cyane, ariko abarundi na wazarendo na FDL na FARDC abantu bagiye bagwayo cyane, ariko umurundi we noneho nibazo umurundi n'ubu ngubu twarimo tuganira n'abasirikare of Mike tukabaza tuti bundi bimeze gute kuri field, bati twe umurundi ahantu ati ntimutubwire FARDC ko ngo babanagiye hakiri kare babisubiyemo, twerwa tubivuga tuti nyama FARDC yenyewe yashizemo arimire yagiye motereka da FARDC ni hibo, FARDC ni anaconda, FARDC na bajieri barakubwira bati twebwe FARDC n'ubundi ntituyibara, umurundi niwe tuba tugomba guhana, kandi koko wakurikiza amateka bakubwira aba bagabo ukumva yarahanwe cyane nk'iyo za Minova bakubwira ko ngo nibura irya ntambara yo gufata Minova ubwayo 800 abarundi 800 nta numwe wasimbutse abihaye gutoroka ngo bagiye mu kiyaga cya Kivu wakoga ibirometero bingana kuriya. Ni nk'ibyabaye kwijwe kedi buriya kwijwe naho ngo bitarakoze operation kwijwe rero byo kwijwe ibyo wenda ni kwijwe tubyihoreze ijwi ryabaye ijwi ntabwo dushaka ko bakura kusambaza n'amafi. Yego ariko ubundi rwose ntabwo abantu bakwiye kuba bazirya. Icyo navuga no kubona ko M23 iki kigo nta wategeza ko ishaka kuba kirimo mu gihe nk'iki ngiki iminsi 10 n'ingaye kedi nibwo M23 yafashe umujyi Bukavu ndetse ifata bava ko yafashe na Sud Kivu, yafashe ibiro bya guverineri wa Sud Kivu, ifata umujyi Bukavu, ifata n'utundi duce tundi dutandukanye. M23 birakomeje urugamba. Ejo yafashe za Nyangezi, ifata Panzi, ubiri iri mu marembo ya ni wa mupaka undi Kamanyora, iri mu marembo ya Kamanyora kuko uyu munsi barwaniye cyane za Ngomo, ariko nanone bari gusatira Plaine de Ruzizi. Tuzi neza ko ari ikicaro cyangwa se ari indiri y'abarundi, kandi wumvishe ko imbere ya M23 iyo ubwiye umurundi n'uwari uri mu bitaro umusiki barakubwira ati ndikumva norohewe, ndikumva nakize mu njyana. FARDC bavuga bati Meki ntabwo watanye cyane kuvuga ko Kamanyora yafashwe, ahubwo ni kwa kundi M23 yamaza kwa sesinga nk'amakuru twahawe tukigera muri iki kigo cya Kansayo, bakubwira ati harimo za randi mine. Randi mine zaba ziri mu kigo nk'iki ukabwira abasirikare ngo mugende ngo mwinjire mu kigo ngo cyafashwe, no hagomba kuza bari abantu babugene kuko M23 ifite itsinda rigomba kudetectinga no gutahura igihe hari imitego, kuko imitego nayo iba mibi. Ibaze ko bavuye Kabamba urwana suko ikuri hejuru, za 1 zikuri hejuru, igifaru cy'umurundi kivuye muri Somalia kidaruka kurasa kikuri hejuru kikumisha amabombe ukaraswa
ugahitanwa na grenade batabye muri ubu butaka. So niyo mpamvu nka za Kamanyura hariya ahantu hasanzwe hari abarundi ikiguri cyabo cyangwa se benshi cyane, biba bisaba ngo M23 ibanze igeze y'amatwi, ibanze igezeyo amaso, imenye ngo kuki kwanza aduyi yagiye mbere w'igihe, kuki yahisemo kugenda tutarwanya ibyo byose, ukabimenya ahantu hamara kuba clear. Umva Kamanyura abasirikare ba M23 yahageze. Kedu uyu munsi rero nabwo biravuga ko muri Rubero M23 yiriwe mu ntambara. Ni intambara imeze gute Kedu? Ngambo za Butsolovia niho habereye imirwano, habayemo gusheringa ndetse n'indege za Sukhoi zarasha, ariko M23 kwa kundi isanzwe ibigenza irayiharasinga isubirayo yiruka. Urumva ko mu yandi magambo urugamba niho rusigariye, urugamba rurimo za Sukhoi, urugamba rurimo izo mbunda za BM n'ibifaru n'ibiki, ntabwo ruba rworoshye. Ni sharing nyine niyo hari, ubona ko M23 naho ikeneye icyo bita Rubero. Irayikeneye kabisa. Rubero irakeneye mu gihe kandi Uganda nayo uyu munsi ngo yafashe iki? Yafashe Bunia. Bivuga Bunia, Uganda yakaniye Kodi. Ariko iki kintu cya Bunia twabonye witwa General Muhozi kandi urugaba kivuga hati twebwe tugomba kuhataka natwe tukagira ukuntu dutabara, cyane cyane ko ari gukorerwa ubwicanyi bukabije bw'abantu bitwa abahema hariya muri Ituri. Ubu rero byatangiye kuvugwa ko UPDF giswe cya Uganda ngo kigaruriye Bunia, ariko ni nkuru twafashe turi mu rugendo tuzano muri Bukavu, bisaba ko tugomba kubanza tukamenya ngo byagenze gute, nimba yanafashwe koko. Mu yandi magambo biri kuvugwa, tugomba kubanza tugashaka icyo bita ibizibiti kugira ngo tuze tubwira abantu. Mukubanza gukora fact checking ukareba ko ibyo bintu uko byaba ari byo, ariko mu by'ukuri intambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Kongo ikomeje guhindura isura, aho ubona ko uyu munsi urabona amakuru n'aya, ejo ukabona so ni ibintu ubona ko ejo uzumva ibindi, so urabona ko Kedi ibintu biri kugenda biba ibindi biri kugenda biba ibindi, ariko igihari nuko dukurikije nk'ikiganiro Lawrence Kanyuka yaduhaye, yavuze ati iguverinoma ya Kinshasa ntabwo ishoboye, nireke dushyire ibintu ku murongo. Siko yavuze se kuvuga gutyo ngo ntishobora bashyira ibintu ku murongo ngo niveho M23 bikore, kuko iyo byarayinaniye bisobanuye byinshi rero. Kandi nibyo Kedi nabyo urebye igihe bamaze barwana, ukareba nk'ubureba nk'ahangaha nta bariyeri n'imirimo muri Bukavu. Umuntu hajemo mu byumweru bishize yaje anyura ku mabariyeri menshi cyane. Muzarenda avuga ati zaniyo telefone fanya hivi, ariko reba uyu nguyu munsi wa none umuntu aranyura nta n'ikibazo na kimwe gihari rwose. Ubona ko abasirikare baragenda nta kibazo, barahura n'abaturage nta kibazo, bakasuhuza nta kibazo. Mbese urabona ko ubuzima bwabaye ubuzima. Wenda uraza no kwereka abakunzi ba Bwiza TV amashusho yo mu mujyi imbere gato, bareba ukuntu abantu ubona bamaze guhumeka, barajya kuvoma, barajya gucuruza. Nko mu mujyi wabonye ko harimo ambutiyaje, aho nageze mbona ambutiyaje ni hatari, ndavuga ze hano hantu habera intambara, ariko mu by'ukuri ejo bundi byari ishambarede hano. Byari ishambarede Kedi, byari ishambarede. Urebye ubuzima bwo mu mujyi, ukareba mu mazu natwe twanyuze, inzira twanyuzemo, ko twafashe moto, ukareba uko byari bihagaze, ukareba hirya no hino, ubona ko kabisa ubuzima bwabaye ubundi. Abaturage nta kibabwiye. Abarundi baracyari hirya no hino. Yes, biravuga ko abarundi bakiri hirya no hino, hari nabo twabonye barimo gutoragura, bari kubazana nka kwa kundi ugenda ugatoragura. Mustafa n'uyu ngo kubakura mu kibakure, haraho bacishije hano mu kanya. Abarundi barahiye bagorewe kuri ubu butaka. Kandi nimbonera kure ubwo mbonye ari utwana situbabonye, abo twabonye ku mupaka, bari banze na nutujene tw'imyaka nka 20 ngo mungo, ukajumva nabo bari barakoze za infiltration, ngo bakwemo uniform hano babonye rubaye imberenge mw'abantu gukora infiltration. Ariko muve turanayo nabana babi, urabona batatse Kabamba. Umunsi batatse Kabamba nibo bafatiye aeroport, kandi harimo gap y'ibirometero byinshi. Ibaza umuntu gushushubikanyije gutyo, ntago ufite garanti ngo wenda araye kuri aeroport, urede bari kukubwira ko muri Bukavu naho yafashwe ko impuruza bagaziri gusohoka. Ngo babakoresheje ibirometero 65 by'agahato. Uribaza ibyo birometero n'amaguru, ibirometero yakoze hoya ni ibirometero 70 mu masaha 28. Ibazo koze ibyo birometero wari usanzwe birirwa ku gateleviziyo, dore ngizi za Canal Plus hano, dore ngizi za Star Time, wari wisanzwe biri gurukura za Manchester zaki muri make warajigaraye. Isombe zeze, urumva avoka zimeze neza. Uyu musirikare
nta kuntu atari gukuramo inifomu kuko agiye guhura n'abahungu basanzwe birukangira za Masisi basanzwe birukangira za Rubero urumva ukamuzanira umuntu noneho wirirwa hano ku gateleviziyo ashize akaguru ku kandi utazi ngo niki kijya mbere byanga byakunda uko kuborowinga byagombaga kugaragara ku ngabo z'u Burundi niyo mpamvu bari kugenda nk'ubu indi nkuru wenda na twari tunibagiwe hari abari kwizana hano ba FARDC ngo bari reportinze heve kavuga tuturika ati moto cyamwende ikabohereza nimugende ikindi nari nibagiwe uyu munsi nabonye bambaye civil oya babasirikare bajyanywe Rumangabo barahindutse ntago bamenye barabatijwe barahindutse hoya yambaye uniform yambaye helmet bagiye gusubira mu kazi bashobora bagiye kurwana Rubero cyangwa kurwana handi numepe ariko nibyo bahora bababwira ati muze dufatanye n'abandi kubohora igihugu cyacu cya Kongo kuko wabonye ko Meki nka message afande ninde wafashe Minova hariya di Sabimana babwira ati abasoda muri kubona hano bari kwabaza lendo nzoga nakimbiza FARDC iri kwawo hari cyo babisobanuye na muri Minova no muzamuri ngungura babwira ati abane babaza lendo bari hari abanye ni message umuzarendo uri kureba Bwiza TV ni message umusirikare FARDC uri kureba Bwiza TV agwe guitashyira mu mutwe agashyira ikibunda cya hasi cyangwa se akakikorera akagishyira mu tuyadizira akaza gakomezanya n'abandi ariko nk'aba bari mu mujyi wa Goma bamaze gukora mano muri Bukavu numvise araza n'ibisatsi n'ibikiti yasinze ubwo bitekerejeho batigenje kuri reporting abo ngaho rero ngo uyu mujyi urimo yerema zihinduye abasivili bya bindi twavugaga muri Goma nibyo biri hani Bukavu baza rero muri Goma MV turabonye nta gusa abangabo muri Bukavu ntabona ko nta buhungiro bafite bo byanga byakunda imwe tuzabamenye niho hantu nareba ko naje ndeba mu nzira abo reba abaturage abasore abakobwa harimo na maza FARDC mushobora gupfa kuzimenya ariko urebye nayo mbe turibona ko ntaho bajya nta no bayicikira kubera iki burya ba muri Goma bo baravuze bati tuhite tunyura mu Rwanda dukoje CPGL tugire gute kandi leta yari yafashijemo tugera hebo hari n'ibiparike rega za Goma burya wikoze mu birunga bajyana za Kibuba na za Masisi hano hakurya n'u Rwanda haruguru gato ni kiyaga cya Kivu utenda wapi kandi noneho aho bakaba yuhungira niwe motoriziri hano biragoye cyane hano biragoye rwose ariko tuvuge ngo kude shapa kuri M23 Meki kurwanira hano niyo waba utarize igisirikare urabona ko hagoye cyane umujyi uragoye ni bidonvire ni umujyi ujujitse urimo ama etage n'inzu my friend no biragoye pe guhandura ingaduyi biragoye Petrol hafate no kuri yakoze ikintu ubona ko kitoroshye gusa umurundi niwe wabihangayikiyemo kuko iri ni ryo herezo uyu mujyi wabaherezo ry'umurundi mu gihugu cya Kongo urumva ko resistance hari muri plane baracyareba ukuntu bagomba kuvayo kuko byanga byakunda agomba kuvayo muretse hariya yageza kugabaho ibitero muri uyu mujyi Pole nayo ntago ubona ko bafite igihe bari mu manegeka muri make bari manegeka kandi MV turanamuka igize nayo no kubikora nta maherezo yabo narayahewe amaherezo y'inzira ni mu nzu nibasubire mu rugo bagende ku neza ko nibashaka kugenda ku nabe M23 irongera bakuremo iyo mibare twagiye twumva ya za Minova iyo ya za Kabamba na za Kalehe kuko ngewe reka mbamenere banga bavandimwe bashitama ntabwo murabizi muri ababanyi sibyo se M23 kubwira iti urugamba rumwe mu Rundi FARDC ntago tuyibara gihe navuze nti sinzi ukuntu biba byagenze sinzi niba ari kwa kundi neva yabaga yihakana ingabo ze sinzi niba ari bwabugambanye bagiye bakora zagicwa n'ahandi ariko nabo bwo barakubwira ati umurundi agomba kuba yize twabivuze kuba ahubwo babanaga mu mazu n'abagore bo hano rero ako se kutari kubera iki kigo hano kameramani nabere iki kigo turaza kukibereka wenda ni za kadastre aho babaga hano babanagamo ni ahubwo cyari gituyemo n'abagore n'abana baba ariko kandi ibintu ngiye ntashimye yaranabivuze iwawe ni uvuga ngo umusirikare kubana n'umugore buryo ubuzima bwamaze kubwo mu rugo ntago ari ubuzima bw'igisirikare mu kazi n'umugore mu gisirikare pe abasirikare baridagadura abasirikare bagomba kugira ahantu barebera n'amakuru agezweho muri bya bigo bikomakomeye nabwo ariko niba buri nzu ifite antenne parabolique bisobanuye ko ubu ntago abakira umusirikare pe kuko ibanga ry'igisirikare ntabwo n'igicucucu cyakuye kukizera none umugore mwasanye karigazoke urayizi oya si nagarizoke afande wawe aranyuraho umugore amenye ko yanyuze gupanga operation nabwo ati sheri iri joro ntago ndiwe mpari ejo dufite gahunda yo kujya kurwana hana already n'umwana yaryo byamaze gusohoka ubwo umugore abwira umwana ati genda usezere papa itisagiye muri operation urumva
gutsindwa kwa koalisiyo ni ibintu gufite ntuzanye bigaragara, gufite reason nyinshi cyane, impamvu nyinshi cyane zatumye batsindwa, kuko usibye ko batari wenda hari cause ya M23, hari imbaraga za kuba trained, hari no kuba bafite icyo baharanira cyabo, noneho ugashyiraho na désorganisé, kuba désorganisation rwose ya kwa FARDC no guhuza n'ibisirikare bidafite icyo biyirusha, ahubwo biri hasi yabyo, nk'abo Barundi n'abandi bose FDLR nawo zawaza rero wamanukazaniza waza nibibazo. Kedi nari ngiye kugusezera tutabwiye abakunzi bacu ngo batere inkunga Bwiza TV. Iki kintu rero ni kitu muhimu sana, kuko nk'iyu mujyi mutagira ngo hari ubundi bushobozi burenze dufite. Uyu mujyi ubwawo kubyegoma nk'inshuro nk'ebyiri, kuva kansa ujya kuri aho uri umupaka motira kwishuza. Ikintu cyitwa megabyte no ngo tubageze iyi nkuru nabo nakayabo mega zo muri Kongo nibindi bindi. Ngo noneho burya muri Goma twari dufite n'uburyo baradutwaraga, ariko ubwo no kwitegera. Hano ni ibintu byahata. Nubwo muri Goma waritegeraga ushaka kugira handi hantu uje. Ariko noneho hari uburyo bari batworoheje, ariko ubwo no kwirya ukimana. Nanyo wango mu supporting M23 ariko mu supporting Bwiza TV. Kuko aka kazi mu by'ukuri ushobora ngo kinjiriza ameki kahiranga, ariko ntabwo wowe ubwawe ugazuza muri Kansayo ntabwo amenye ibyo byose byari hano muri Kansayo, kandi nuko kwinjiza ntagaze nibura ngo washoye bingana gute. Ntabwo gusa izi nkuru zo muri Kongo zikonsoma amafaranga. Gusa umuntu ubishaka we yafasha igitangazamakuru ngo gikomeze kumuha amakuru yizewe, kuko nta nahandi ngira ngo babone amakuru nk'aya ngaka. Nibyo ndi gukubwira nti izi nkuru za hano Kongo zirahenda, bitandukanye n'ukuntu ngiye nshobora kuza ngatumira umuntu nka Kofiti ngwino tubwire ibintu bahuriye nabyo kuri match n'ibiki, ukaza Kofi yitegeye nkamukubita nk'ibyo bitanu. Hano wowe ubwawe urashora imboni, ugashora megabyte, ugashora ibintu byose ni amafaranga. Niyo mpamvu abantu no bakeneye amakuru, utabaha amakuru ni ikibazo gikomeye cyane. So reka tubabwire ngo ni 0788 30 20 0788 dushimire Kofi wadufashije. Yego Kedi ngende uva nawe kurekura. Urakoze turacyari muri Bukavu, dufite byinshi byo guha abakunzi bacu irimo rwose, ariko muri rusange ngaho turi ni muri Kansayo. Hanyuma Kofi nadufatire amashusho ya hano muri ikigo. Murakoze cyane.